Abantu benshi bakunze kwibaza impamvu abantu bakundanye igihe kirekire birangira batabanye bakayoberwa ikibitera. Gusa hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umusore mwakundana igihe kirekire atifuza kukugira umugore kandi wabonaga gukunda by'ukuri. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Ruganze. Tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora gutuma umusore mukundanye igihe kirekire cyangwa se igihe kinini atakugira umugore. Iyi ni M250 nk'ibisanzwe, naho njyewe ndi Muhire. Bahaye ikaze. Impamvu ya mbere, urugo ntirwubakirwa ku bwiza bw'inyuma. Hari inyigo yakozwe igaragaza ko iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye, umukobwa ari mwiza mbese akurura buri wese, mu rukundo rwabo baba bishimye. Gusa John T. Murray mu gitabo cye yanditse akacyita Why Men Marry Some Women and Not Others, impamvu abagabo barongora umugore runaka bakareka bariya, yavuzemo ko ubwiza bw'umugore butagira icyanga. Uyu nguyu John mu kwandika igitabo cye yabajije abagabo barenga 3500 kugira icyo bavuga ku bagore babo, hanyuma 20% nibo bakoresheje amagambo agaruka ku bwiza, gorgeous, attractive na sexy, naho 80% bavuze ku myitwarire y'abagore babo. Abo bagabo bose bavuze ko umugore kuba ari mwiza ku buryo udatinya kumwerekana ari ingenzi, ariko ngo sicyo cya mbere cyane, ngo ahubwo umugore mwiza n'utagukoza isoni. Impamvu ya kabiri izatuma umuhungu mukundana cyangwa se umusore mukundana mukobwa atakugira umugore, nuko burya kubana mu nzu n'umusore mukundana byagaragaye ko bigabanya 50% ku mahirwe yo kuzakugira umugore. Inzobere mu by'imitekerereze ziburira abakobwa ko bakwiye kwirinda kubana mu nzu n'abasore bakundana. Abasore benshi basaba abakobwa kuzababera abagore iyo bamaze amezi 22 bakundana, nyuma yaho amahirwe yo kuzakugira umugore agabanukaho 20%. Iyo hashize imyaka 3 mukundana, amahirwe yo kuzakugira umugore agabanukaho 50%. Iyo mumaze imyaka irenga 7 mukundana, amahirwe yo kuzakugira umugore aba ari 0%. Impamvu ya gatatu no gukundana igihe cya nyacyo kitaragera. Hari umuntu washyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bugira buti: abasore benshi ntabwo barongora umukobwa bakundanye cyane, barongora umukobwa ubari hafi igihe biteguye gutangira umuryango. Batanze ibitekerezo kuri ubu butumwa bwari bwashyize kuri Twitter mu 2018. Harimo abagabo bahishuye ko abo bakundanye igihe kirekire atari bo barongoye. Umusore yabonye we yashakaga kugira umugore ashyingiwe, bimutera ubushake bwo guhita ashinga urugo. Icyo gihe ntabwo arindira kubona umukobwa mwiza bakundana, ahubwo areba mu bakobwa bamuri hafi, mbese babandi bari hafi ye, akarebamo witeguye kuba umugore agahita amugira umugore we. Impamvu ya kane, umusore ashobora kubona umukunzi we yaranyuzwe no kwinezeza cyane. Gusa umusore n'umukobwa bakundanye igihe, hari igihe umukobwa atibutsa uwo musore ingingo yo gushinga urugo, bagahugira mu kwinezeza gusa. Umusore akagira ngo ibyo umukobwa biramuhagije, yareba ku ruhande yabona undi mukobwa umwereka ko akeneye kuba umugore, uwo musore agahita areka uwo bamaze igihe bakundana, agasanga uri kumurembuza amwicira akajisho ngo bashinge urugo. Nanone hari igihe umukobwa arambirwa gutegereza akabivamo. Iyo uwo musore rero abonye uwo mukobwa amucitse bakundanaga, undi bakundanye yihutira kumusaba kuzamubera umugore kugira ngo nawe atazamucika. Inzobere mu by'imitekerereze zivuga ko iyo abakundanye bategeranye amakimbirane bagitangira gukundana, ingo zabo zitaramba, bityo ngo umusore cyangwa se umukobwa ntakwiye kwanga kwiyereka umukunzi we uko ari bagitangira gukundana. Ingingo ya gatanu cyangwa se impamvu ya gatanu izatuma umusore mukundana atakugira umugore, ntabwo umubano wose uganisha kuri mariage. Abakobwa batozwa ko
umusore witaye igihe kinini ku rukundo rurambye rurangirira ku gushinga urugo, ariko siko kuri. Imyumvire y'abagore itandukanye n'iy'abagabo. Abagabo bo mu myumvire yabo iyo bitinze birapfa. Umusore n'umukobwa bakundanye, hari igihe umusore agerayo akabibona ko atazakugira umugore, ariko agatinya kubikubwira, hanyuma ugakomeza ugategereza, warambirwa ukagenda, hanyuma akaboneraho agahita yishakira undi muntu akamugira umugore. Impamvu ya gatandatu ni inama z'inshuti n'ababyeyi. Araba ashobora kwibeshya ko umusore aba yigenga mu gufata icyemezo cyo guhitamo uwazagira umugore, ariko sibyo. Ahubwo ibitekerezo yumva n'ababyeyi be n'inshuti ze nibyo bimuyobora mu guhitamo umukobwa uzamubera umugore. Bibaho ko rero hari abasore cyangwa se abakobwa bahitamo uwo bazabana batitaye ku byifuzo by'ababyeyi babo kuri iyi ngingo, ariko ni gakeya. Impamvu ya karindwi ishobora gutuma umusore atakugira umugore kandi mumaranye igihe kirekire, ni igihe umukobwa ajyanye n'ibihe umusore arimo, ariko ataberanye n'ahazaza h'umusore. Bamwe mu basore biyemeza kuzashaka umugore, ariko bageze ku bintu runaka, yazamuwe mu kazi se, yubatse inzu se, ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri iki gihe uyu musore aba akirwana no kugera ku nzozi ze, aba akeneye umukobwa bakundana. Iyo amaze kubigeraho rero agasanga uwo mukobwa atarigeze amusunika, aramureka, kuko aba akeneye umugore utazamurumbya, kugira ngo ibyo amaze kugeraho bitazasubira inyuma, ahubwo bakazagera ku bindi byinshi. Ngayo nguko rero, impamvu zo ni nyinshi, ariko zimwe mu z'ingenzi ni izi ngizi. Ndabibutsa ko ukuri kose ku ngingo ijyanye no gukundana gushirira mu biganiro. Nimba ufite umukunzi, mwicare muganire, uzamenya icyo ashaka, uzamenya intego ze, nawe amenya ibyawe, hanyuma mwubakire ku ntego za buri umwe kandi izo muhuriyeho zibayobore. Ikiganiro cyo ni ruganze. Ndabibutsa ko mukeneye inama zijyanye n'abakundana, mwaba mwarashakanye cyangwa se mutarashakana, M250 Group Limited yiteguye kubahuza n'ababafasha, kubera ko ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'imibereho yabo myiza nibyo turajwe ishinga nabyo. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tugenda tubagezaho, byaba ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibiganiro bidufasha kubaka amahoro, ndetse n'ibiganiro bidufasha kumenya byinshi ku buzima bw'imyororokere. Byose nta handi wabisanga atari kuri M250 TV. Birababaza cyane iyo ubona uwo mukundana atakikumva, atakikwizera, ndetse urukundo rwanyu rutakimeze nka mbere, kubera ikosa runaka ushobora kuba warakoze cyangwa se ikintu kitari kugenda neza mu mubano wanyu. Uno munsi rero tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu wakora bikagufasha kongera kwigarurira icyizere cy'umukunzi wawe, cyane ko icyizere ari kimwe mu nkingi urukundo rwubakiraho. Ikaze yo nayibahaye kuri M250 TV mu kiganiro ruganze. Ni ngombwa ko dukomeza kubaka urukundo rukaganza, aho kugumya kuvuga ko urukundo rwakonje ndetse tukarugendera kure. Njye ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Ikintu cya mbere cyo gukora, binyangamugayo kandi uvuge ibikuvuye ku mutima. Niba koko wisuzumye ugasanga wahemukiye umukunzi wawe, reka amarangamutima yawe avuge, ku buryo nakureba akubonamo guca bugufi. Ibi ngibi biradusunikira ku kintu cya kabiri wakora, aricyo cyo guca bugufi. Nubwo ushobora kumva ko ikosa wakoze riremereye cyane ku buryo wabuze aho uhera umusaba imbabazi, ni ngombwa kutifata, ahubwo ukwiye kumwereka uwo wiyumva, ku buryo nakureba amenye icyo ushaka kumubwira. N'iyo utavuga, urareka ururimi rw'amarangamutima rukamubwira. Ni bibi kwipfumbata no kuzamura intugu buri kanya, kuko ibyo bigaragaza ko ibyo uri kuvuga bitakuvuye ku mutima. Ikintu cya gatatu cyo gukora, irinde kwiregura. Iyo uri gusaba imbabazi umukunzi wawe ukavangamo no kwiregura, bikurura izindi mpaka. Ingingo yo gusaba imbabazi igatakara ikaburizwamo. Mu gihe rero uhisemo gusaba imbabazi, niba unahisemo kwiregura kandi, nabyo ntukwiye kubivanga no gusaba imbabazi, kuko umuntu usaba imbabazi nuko aba yemeye ikosa. Ikintu cya kane,
ni ukwemera ikosa nyine. Niba umukunzi wawe wamubwiye nabi cyangwa se wakoze irindi kosa, wakwisuzuma ugasanga ariko byari bikwiye kugenda. Igihe usanze ugomba kumusaba imbabazi, ni ngombwa ko mu magambo ukoresha usaba imbabazi hakumvikanamo ko ikosa wakoze urizi. Urugero ukamubwira uti rwose narengereye, ntabwo nagombaga kuba nakoze iki n'iki muri buriya buryo. Cyangwa se ukamubwira uti ntabwo nagombaga kuba nakubwiye kiriya. Ikintu cya gatanu cyo gukora ni ukumuha icyizere ko bitazongera. Mu gihe usaba imbabazi umukunzi wawe, ukeneye ko umubano wanyu ukomeza uri nta makemwa. Ni byiza rero kwemera ko wakosheje kandi ukanamubwira ko ugiye gukosora iryo kosa, wirinda ko ritazongera kubaho. Kumwizeza 100% nabyo ni amakosa, kuko ushobora kuzongera ukarigwamo. Ikiza rero ni ukumubwira ko ugiye kugerageza kwitwararika kugira ngo umunsi wongeye gucikwa azakumve, ariko nyine nawe ukamenya ko ukwiye kubahiriza ibyo uvuze ndetse ukarinda ijambo ryawe. Amahitamo ya nyuma, igihe ugerageje gusaba imbabazi umukunzi wawe ntaziguhe kandi wumva ukimukeneye cyane, umuha umwanya akagenda akabitekerezaho. Wazongera kumusaba imbabazi ntaziguhe, ugashaka umuntu w'inshuti yanyu mwembi akabunga. Ibyo nabyo bitakunda, ukamusaba ko mwagana abajyanama ku ngingo ijyanye n'urukundo, mwaba mwarashakanye cyangwa se mutarashakana. Bazabafasha kuba mwabona icyanya cyo kibereye umubano wanyu. Ngayo nguko rero ikiganiro cyo ni Ruganze. Ndabibutsa ko ukeneye ubufasha cyangwa se kuganira n'inzobere ku ngingo ijyanye n'urukundo n'imibanire, waba warashakanye n'umukunzi wawe cyangwa se mutarashakana, M250 Group Limited yiteguye kubahuza n'inzobere za nyazo kandi zabyigiye, kubera ko ubuzima bwiza n'imibanire myiza hagati y'abanyarwanda nibyo turajwe ishinga nabyo. Kora subscribe hano kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubategurira. Uko abakundanye bahuza ubwumvikane mu buryo batwara mu rukundo rwabo, biri mu bituma barambana nta kwishishanya, kuko hari abakundana benshi bagatandukana hadaciye kabiri kubera imyumvire itandukanye. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze. Ni ikiganiro tubagezaho inama zigiye zitandukanye zijyanye n'urukundo, mbese urukundo ruganze. Njyewe ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Nubwo bidakunze gutindwaho, hari impuguke mu by'imibanire zemeza ko ari ingenzi cyane kandi binafasha kumenya icyo umuntu mukundana yita gukunda ndetse no gukundwa, ndetse yewe n'uburyo abyakira byombi. Mu gitabo cy'umwanditsi Gary Chapman yise imikorere yumvikanisha urukundo, Le 5e langage de l'amour, yasobanuye uburyo butanu urukundo ruvugwamo kandi rwumvikanamo, bikaba byiza abakundanye bumvikanye ku buryo bubashimisha n'ubutabanyura cyane muri ubwo buryo butanu. Uburyo bwa mbere uyu muhanga yagaragaje ko ari bwo abantu bumva mu rukundo ni uguhabwa impano. Umwanditsi Gary Chapman avuga ko hari abantu bumva ko bakunzwe iyo bahawe impano, yaba ntoya cyangwa nini, babifata nk'aho iyo mpano ari ikimenyetso simusiga ko bakunzwe. Kuri bene uwo muntu, niyo wavuga iki cyangwa se ugakora ibindi bintu byinshi ariko nta mpano umuha, abifata nk'aho utamukunda. Uburyo bwa kabiri ni ukumarana umwanya n'umukunzi. Hari abandi bantu bumva ko bakunzwe ari uko bamaranye umwanya n'abakunzi babo. Bene abo ngabo ushobora kubazanira impano ntibayiha agaciro kwijyanye n'urukundo bakunda, kubera ko kuri bo gukundwa bihwanye no kubaha umwanya, ukababa hafi, kabone niyo mwaba mutavugana, kuko ari byo bibanezeza, bakumva bakunzwe cyane. Uburyo bwa gatatu uyu muhanga yagaragaje ko abantu bumva mu rukundo ni ukubwirwa amagambo meza. Iki gitabo cy'uyu mwanditsi kigaragaza ko hari abandi bumva ko bakunzwe iyo babwiye neza cyangwa se ubabwiye amagambo meza. Icyo gihe barishima bagaseka. Hari n'abarira. Ushobora kumubwira uti nkunda ukuntu ugira gahunda, agahita aseka ati yo kuko se nibyo uzikunkunda disi, ni ukuri ndishimye cyane.
uyu muntu koko nibyo aba yumva akunzwe kubera ko yakiriye nyine ibyo akunda, nubwo yaba akeneye guhabwa impano cyangwa se kubona umukunzi we hafi. Bene uyu muntu nta kindi kintu aba akeneye cyane mu rukundo nko guhora umubwira urukundo no kumubwira amagambo meza amwubaka, mwaba muri kumwe cyangwa se mutari kumwe. Uburyo bwa kane ni ugukorerwa ikintu runaka. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa kane bwo kumva ko umuntu akunzwe ari ugukorerwa ikintu runaka nko kumutekera, kumumesera, kumutwaza isakoshi, kumwoza ibiganza, kumusokoza, kumuterera ipasi ndetse n'ibindi byinshi. Usanga bene aba bantu bavuga bati uzi ko runaka nkunda, yankoreye ibi bintu ibi n'ibi, ni ukuri arankunda cyane. Uburyo bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma uyu muhanga yagaragaje ko aribwo abantu babonamo urukundo ni ugukoranaho. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa gatanu umuntu yumvamo ko akunzwe ari ugukorwaho. Uzasanga hari abaganira bafatanye mu biganza cyangwa se umwe akora undi ku musatsi amushima mu nzara ndetse n'ibindi. Icyo gihe umuntu wumva ko akunzwe ari uko akozweho, kumukorera ibindi byose atabihereza agaciro cyane. Uyu mwanditsi Gary Chapman yongeraho ko ari gake cyane uzasanga abakundana umusore n'inkumi bumva gukundwa kimwe. Umwe ashobora kuba yakwita urukundo guhabwa impano, naho undi akumva akunzwe ari uko yabwiwe amagambo meza cyangwa se yahawe umwanya. Gary atanga inama avuga ko ari byiza kwiga mugenzi wawe ukamenya icyo yita gukundwa, bityo urukundo rukabaryohera mwese. Mushobora gutandukana wibwira ko ntacyo utakoze, nyamara we icyo yita gukundwa utarakigezeho. Uyu mwanditsi Gary avuga ko kugira ngo umenye icyo mugenzi wawe yita gukundwa ari uko wagerageza ubwo buryo bwose bwavuzwe, noneho ukareba ikinezeza umukunzi wawe kurusha ibindi, akaba ari cyo ujya wibandaho kurusha ibindi, ndetse yewe mukibuka no kubiganiraho, akakubwira icyo yita urukundo ndetse n'icyamushimisha, ndetse nawe bikaba uko nguko, ubundi buri wese akamenya mugenzi we. Iyo bino bitabaye rero gutandukana hano rwose biraba, kandi wumva ko nta kutagize. Icyakora ngo kuba umuntu yakumva gukundwa mu buryo bumwe ntibivuze ko n'ibindi utabimukorera, ariko ukibanda ku cyo yiyumvamo cyane. Nk'urugero, umukunzi wawe ashobora kuba yumva ko akunzwe ari uko ahawe impano. Ibyo ntibiba bivuze ko wamwima umwanya wo kuganira, kubwirwa amagambo meza ndetse n'ibindi byose biruzuzanya. Ndimo ngana ku musozo, ibitekerezo bya benshi mu bagerageza gukundana byemeza ko urukundo rwakonje ndetse rutakibaho kuko rugendana n'inyungu, ku buryo hari n'abakorerana ibimenyetso by'urukundo byose twavuze haruguru rwose ndetse neza, ariko nanone bararikiye inyungu z'amafaranga cyangwa se ubundi butunzi. Byose rero bisaba ubushishozi. Ngayo nguko rero, iyi ni M250 TV, ikiganiro cyo ni Ruganze.